wicayemo hano utegereje kuzihana hasigaye amasaha make ya ngupfe, reka nkubwire ko warangije gupfa, kuko Bibiliya iravuga ngo abantu baba mu byaha baba barapfuye bazize ibicumuro byabo. Ariko buriya nturindire ibintu byo kuvuga ngo ntugupfa. Twebwe dutekereza ko gupfa ari ugupfa mu mubiri, ariko muzitegereze buri muntu wese uri mu byaha. Kimwe akubwira ngo yatinyaga gupfa, ukamubwira se byagenze bite ngo wibe, ngo natinyaga kwicwa n'ubukene. Undi akakubwira ati twaraye tunyoye zatwishe, ugasubirayo ukajya kunywa. Undi akabaho mu buryo bugayitse, akajya kubwira ngo numva nicwa n'umugayo w'ubu buzima mbamo. Inshuro nyinshi nganira n'abantu bakubwira ngo numva nicwa n'umugayo. Kuki wabaho ubuzima wicwa n'umugayo? Kuki wabaho ubuzima wicwa no guhangayika? Kuki wabaho ubuzima wicwa n'inzoga? Kuki wabaho ubuzima? Ariko reka mbabwire ikintu gisigaye kinantangaza. Hoze numva raporo bavuga ngo ubwandure bwa sida ngo bwongeye kuzamuka. Ndavuga nta kuntu butazamuka. Ureba ukuntu abantu basambana, ngiye ndibaza ariko umuntu usambana azi ko sida itigeze ishira mu isi. Nibura wagiye ufata uwo mugiye gusambana ukabanza ukajya kumupimisha. Ubona umuntu ngo nuko afite imodoka ahagaze neza ngo buriye ngo ugomba kuba ari muzima. Niki cyakubwiye ko ari muzima? Kabona umugore ngo nuko abyibushye ngo atengeranye agize gute ngo buriye ni muzima. Wabwiwe niki ko ari muzima ko sida idasuzumishwa ijisho? Abantu bararembye, abantu bararwaye, abantu barandura kubera iki? Kubera ko ngo bategereje kuzihana ngo bamenye ko bagiye gupfa. Guaranteed hari n'igihe uzapfa utazi kugiye gupfa. None se ntibamaze kutubwira hano Joseline se ntiyuriye moto yihuta agiye mu rugo guhindura imyenda akajya mu bindi bintu, umugabo aramuhamagara ngo umugore wawe ngo tebuka, ngo umugore wawe ngo arapfuye. Yarapfuye yishwe n'iki? Twahoze tuvugana. Nigeze kuva mu rugo njyanye umwana ku ishuri nambaye neza ngiye mu nama, nakangutse ndi mu bitabo muri Faisal. Ndahoza niko cyagenze bite? Bati wagize accident. Ko ntayibonye se? Nagonganye n'umusirikare, nakase imodoka mu muhanda, nta modoka mbona. Tekereza ahantu kati imodoka ugiye guhindura ngo ugende. Ati imodoka hari agapando abazi Nyarutarama, iyo umanuka hari ahantu hahoze ishuri ryitwa Debe, hari akantu k'agapando umanuka gutya. Nakase imbere y'iryo shuri agapando kari nko mu metero 80, imodoka yaturutse hejuru aho ubudashobora kubona kubera agapando. Yarankubise. Number 1 sinayibonye, number 2 sinayumvise ingonga, nisanze ndi mu bitabo. Noneho rero ntangiye kuvuga, ndabwira ariko ndi hehe? Ko nari nataye umutwe ngo nagiye mvuga ariko bwivanze. Ndabwira ariko ndi hehe? Ngo muganga yavuze ngo ngo ntuvuge ngo uri mu bitabo. Yavuze ngo muramburiza iki kuvuga? Ngo ye muganga yavuze nyine ngo ntiwongere kuvuga ngo ugerageze kutavuga. Haraze mwaretse tukavuga. Ngo ngo reka wataye umutwe ntubizi. Ntabwo nataye umutwe ariko ndi muzima. Nereka mbereke ko ndi muzima. Nubu nashoboraga kugira gutya nkisanga mu ijuru. Nkabaza marayika ngo ariko wahandi ni hehe? Ati ni mu ijuru, nahageze neza. Wageze accident urapfa? Napfuye neza. Ati imodoka yakugonze. Urebe mujye mwitonda. Ntuzarindirize. Twinjiye muri 2026. Munyabyaha wicayemo hano. Avuze numva mvuga ngo abajura, ariko iyo babanza bakihanisha abajura. Abajura baje nkabanza nkabasengera. Umujura wicayemo hano watambusa ukazana ukagusengera. Nukuri ndabikwijeje, ntabwo turi buguhe police, ntabwo turi buguhe RIB. Utambuke uze hano nkusengere, dukomeze gahunda winjire mu mwaka mushya utakira umujura. N'umusambanyi wicayemo hano ngiye kwigisha, nimpamagara munyemerere muhaguruke aho muri, kuko mbabwiye ngo muze hano imbere byaza guteza akavuyo. Ariko reka mbabwire, tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Erega n'abakristo murimo hano, genda umupastori uko ngenda mara imyaka nsaza, sinavuga ngo ngenda mbihirwa n'ubukristo. Oya, ntabwo ubukristo bushobora kumbihira, ngenda mbihirwa n'abakristo. Aba kristo
umuntu akakubwira ati ndakizwa, mwagenda na kabiri akakwambura. Umuntu akakubwira ati ndakizwa, mwagenda na kabiri. Hari abantu nanga, simbanga muri sanse negative, hari ibintu nanga baba bafite. Nanga umuntu twicarana tukamarana iminota 30, muri iyo minota 30 akabayisha abantu 20. Ukavuga uti Pastor Zedi ni inshuti yawe, ngo yewe ngo burya Pastor Zedi ni inshuti yawe, akakubwira nk'ibintu igihumbi kuri Pastor Zedi. Utari ko burya na Karegesa ni inshuti ati burya Karegesa muragendana. Ugasanga abantu bose the only thing they do ni kubakubwira nabi. Abo rero sinjye nuzura nabo, sinkunda ibintu bya negativity, kandi benshi baba ari abakristo. Zaburi ya mbere iracyari muri Bibiliya avuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ngo nguwo ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ibindi reka mbirekera aho ngaho, reka twige ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Reka dukore nk'abangirikani beza, turasoma muri Yesaya igice cya 43. Yesaya 43 umurongo bampaye ni wa 7, ariko reka mpere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa h'incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukuri iburasirazuba, nzagukoranya ngukuri iburengerazuba. Nzabwira ikasikazi ntibari kure, n'ikusi mpabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Haleluya. Umurongo twigaho nuriya wa 7 uvuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Haleluya. Aya magambo ndayakunda cyane, nyakunda mu buryo bubiri. Ndagira ngo twinjire muri umwaka wa 2026 tugendera muri ariya magambo aho Imana ibwira abantu ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Uzi kwicara ukumva Imana ikuzi. Niyo abantu batakumenya, niyo abantu batakwitaho, Imana ikakubwira ngo umva, injira muri uyu mwaka, winjiremo uri muri Yesu, winjiremo uzi ko Imana igukunda, winjiremo uzi yuko niyo abantu batakwitaho, Imana iravuga ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Haleluya. Ariko buriya nta kintu cyiza nko kumva Imana iguhamagara mu izina. Haleluya. Kera nigeze kuba chairman w'umuryango ujya utegura ibiterane by'abayobozi. Noneho umuntu umwe arambwira ati ariko buriya iyo wicaye iruhande rwa president ukabwiriza, yajya kuvuga akakuvuga mu izina, wumva umeze uti? Ndavuga naguze ko burya ibintu bikomeye. Ariko ntimuzabyibeshyeho, ntabwo ari umuryango wanjye, ntabwo nyiri chairman, n'ibiterane nibiba ntabwo muzambona mpicaye, najyaga mpicara kera nyiri chairman. Ariko icyo birimo kukubwira ni iki? Tekereza niba umuntu, kandi umuntu wabimbwiraga ni umuntu ukomeye mu itorero, wumva umeze uti? Ndavuga ariko buriya nyine numva hari akantu. Ariko noneho reka nkubwire ikirutaho, ujye utekereza ko nicarana na Yesu buri munsi kandi akamvuga mu izina. Kuko niba umuntu ashobora kunezezwa no kumva umuyobozi amuvuga mu izina, tekereza kumva umwami w'abami, umuremyi w'ijuru n'isi akubwira ngo ndakuzi, nzi izina ryawe. Kuko Imana yo inaduhamagara mu mazina tutari twabaho.
muzarebe muri Yesaya igice cya 45 Imana yavuze ngo mpamagaye umugaragu wanjye Kuro, kandi ibyo yabivugaga hasigaye imyaka nka 500 bavuke. Imana ikakwita izina ikavuga nibizakubaho utari wabaho, none ikavuga ngo noneho witinya kuko nagucunguye. Ndagira ngo twinjire muri 2026 aya magambo twagize yacu, witinya kuko nagucunguye nkaguhamagara mu izina ryawe uruwanjye. Aya ngaya rero yakurikiyeho nyakunda kurushaho kuko ni amagambo yigeze kunde mu mutima. Haleluya. Ku itariki ya 24 hari ku cyumweru z'ukwezi kwa 4 muri 94 turahunze tuvuye muri stade tugenda, imvura igwa ari nyinshi, hari igihe ubona umuntu yambaye ikote na kola na costume, ariko icyo gihe ndabyibuka nari nambaye igikote cy'imbeho n'ibikweto bidafata amazi, nikoreye ivarisi ntwaye mu maboko umufuka urimo amasafuriya, duhunze turagenda aho twanyuraga hose, imirambo, imvura, ubwoba, umwijima. Ubu mubona imihanda ya Kigali iriho amatara mukibwira ngo niko byahoze. Turamanuka turagenda tunyura hariya za Batsinda, twambuka hakurya Ikabuye mu gishanga, tugera Ikabuye hariya ku ruganda, ndiheba. Utariheba ntashobora kumva ibyo ndimo kuvuga, ndiheba. Ikabuye hari imirambo, haranukaga, hari umubu, hari imbeho, ikintu cyose ushobora gutekereza. Ndicara ndavuga ni Imana, ubu naho urahari, ko wambwiye ngo uzabana nanjye, ko waduhaye isezerano ngo uzabana natwe, ubu muri uyu munuko umva, umubu warakuryaga ntabwo wawukubitaga, oya wafataga gutya nk'uyora ibintu, ukayora ugafunyanga ukajugunya hasi, ukongera uwakuragaho umuntu ukajyaho, kwari kuyora. Numva ari amagambo araje ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi biri mu byawo ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Ndicara numva ihumure riva ku Uwiteka. Madamu wanjye yicaye hariya yabibabwira, negama ku kirundo cy'amatafari cyari gihari kandi imvura yaragwaga, ndasinzira kabisa. Mu gitondo mbyutse ntabwo urasinzira mu mvura, imibiri irimo kukurya, ndavuga ni aya ni amahoro Yesu aha abantu. Ariko twinjire muri uyu mwaka aya magambo twagize yacu ngo nuca mu muriro uzashya, nuca mu mazi hazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana. Ntabwo Imana ivuze ko tutazaca mu muriro, tuzayicamo. Ntabwo ivuze ko tutazaca mu mazi, tuzayacamo. Ntabwo ivuze ko hatazabaho imigezi, tuzayicamo. Umuriro w'uburwayi uzabaho, umuriro w'ubukene uzagufata, ariko Imana ikakubwira ngo nugera muri ibi ngibi uzibuke yuko ndi Imana yawe. Haleluya. Kuko muri ikintu cya mbere tugomba kwinjirana muri uyu mwaka ni ukubwira Satani, mwumva Satani, ibyo uzakora byose ntabwo nziheba kuko mfite Imana kandi nzi mu izina. Mfite Imana impamagara mu izina, izina aho ndi. Cyo nkundira Imana yacu. Niyo wagiye aho abandi bantu bataza aho uherereye yibibizi, barambibabwira hano, umugisha wo kumenya Imana ikuza ityo bikurinda ibintu bitatu. Imana ikubwira ngo aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Ugera ahantu Satani akakubwira ati ariko hano nta muntu ukuzi, ushobora kwikorera ibyo ushaka, nta n'ukureba. Ukumva ya Mana iguhamagara mu izina ngo ye Rutayisire we, ngo uri mu biki? Utarumva ijwi ry'Imana ikuzi, uyu mugoroba ubitahane.
utavuga ngo Imana iranzi niyo ndaho batanze ibindeba